Agaseke k'amakuru tugafunguriye mu mujyi wa Kigali, aho ni nyuma y'aho moto zisohora umwotsi bakomeje kuba bavuga ko batazishaka, ahubwo moto bari gushaka akaba arizo bita Sipiro. Izi moto rero nizo ziri mu kazi rero ziri gukora mu mujyi wa Kigali, ni nyuma y'aho bashaka kuba bazohereza no mu ntara hose zikagenda zikahakora. Izi moto zaba ari iza gikomeza cyangwa zisohora umwotsi, biri kuvuga ko abamotari bakomeje kuba bakijujuta cyane, bitewe n'uko bashaka kubakura ku mbehe kandi ariho babonaga amafaranga. Abenshi cyane rero ntabwo bari kubyiyumvamo rero, ni ukuvuga ati iterambere riba riri kugenda ryihuta, turi kwerekeza mu zindi ntera. Rero izi moto za Sipiro, moto nziza cyane muzigane kugira ngo zisakare mu gihugu, ni nyuma y'aho bashaka kuba babafungurira amashami mu turere tugiye dutandukanye hose, izi moto zikabasha kuba zahagera. Murakoze cyane rero, ndabakunda.